Innocent umwe matoza wagaragaje nyine impinduka zikomeye cyane mu ikipe ya Etincelle yasanze iri habi arayizamura. Etincelle nakina neza cyane ndetse n'umukino wo ku munsi w'ejo yasize awuteguye nkuko yabivuze kuko mbere y'umukino yari afite amanota 29 kutsinda n'ubundi byasobanuye ko yagize 32 esaca kuri Musanze nubwo atari utoje ariko amagani equipe uko imeze uko imeze ihagaze uburyo iri Sudan nakaboko ka Seninga muri saison cyakoze muri Etincelle ikintu nashiragaragara buri wese ariko yarahagaritswe kuki yahagaritswe president wa Etincelle yaganiriye avuga impamvu Seninga Innocent yahagaritswe ariko natwe turashyira agakeregeshwa. Nyuma yo kumuganiza inshuro nyinshi mu bikorwa bimwe na bimwe bidashimishije no mu bintu byacamo ekipe ibice twaramuganije turamusura turamwihanangiza biranga ariko mu magambo nani muvura mbere ko tumuhagarika twabaje twamuganiza turango byarangiye turataha ariko nyuma za kuri ndi kosa ubu byawe ngo turebe mu makosa yose turatumuhagaze y'agateganyo. Ibyo nibyo ni ibanga ntabwo ari ngombwa bigiye ko nitangaza amakuru y'ibintu byose nari mu byihanze n'ibyo mu mbere muri Etincelle kuba umwana wa APR ibyo ni igiti cye na marangamutima ye ariko ntabwo ihuriye n'ibya APR cyane ko yaganje na APR gusubira wayimuhora mu amarangamutima y'umuntu ntabwo yamuhora ahubwo ureba kuri biri kuba biri kuri tele nabyo biri mu nabyo muri ibyo byose byo guca nk'uko muri ekipe indi mikorere idahwitse nabyo biri mu byose ntabwo banditwe komite ibyo ngibyo ni ukubeshya. Urumva namuhagaritse nka perezida turakora inama na komite turebe ibyo batubwiye byose niba ari ukuri ko ni byinshi dufite ibirego byinshi ariko hari ibyo twibonera ariko hari bimwe uburezi asanga duhure na komite dufata umwanzuro ariko ni umutoza mwiza ariko yakoze udukosa nyine agomba guhanwa. Seninga Innocent yarahagaritswe kubera amakosa perezida avuze ati hari ibintu akora bishobora no kuba byaryanisha abakinnyi bikaryanisha staff bigateza umwuka mubi muri equipe. Icyo ahurizaho natwe twese Seninga Innocent ntabwo ari umutoza wananiwe gutoza arabizi anabikora neza ariko ibijyanye n'imyitwarire n'imibanire nicyo ngira ngo bamuhe. Ejo nagerageje guhamagara muri Etincelle mbazamo izandani hari ibintu byinshi bambwiye mbere na mbere uburyo bazanye Seninga uko Seninga reputation yarafite mu maklub yo mu Rwanda urayizi mbere ko ajya muri Djibouti mbere ko ajya muri Djibouti urabyibuka aho yagiye anyura mu makipe amakipe yose yagiye azenguruka no muri shampiyona hari byinshi yagiye avugwaho kuva yirukanwa na Musanze FC n'umutoza za Sunrise n'umutoza avugaga ibintu byinshi bijyanye no kunywa icupa mu masaha y'akazi nk'imusanze muri buka case yigeze kuba ikomeye cyane muri covid mu gihe cyaguma mu rugo aho yafashe abakinnyi akabavana muri camp akabashyira inyuma mu modoka akabashyira mu modoka akabajyana kubyina no kucupa muri guma mu rugo icyo gihe byarabaye muri Musanze FC baramwihanganira asaba imbabazi abantu muri Etincelle abayobozi banyibutsaga nyine byabaye ari muri Sunrise babanje ngo kumwicaza mbere yo kumuha akazi bamubwira bati Seninga look mu Rwanda byari bigoye ko hari indi kipe ubu yakwizera mu akazi kubera reputation ufite muri shampiyona so tugiye guha akazi ariko ari nk'amahirwe nubwo natwe dukeneye ko ekipe yacu igeraho igera ariko turifuza ko nawe mu by'ukuri wakoresha amahirwe nko kunoza isura yawe cy'abantu bagutekerezaho muri shampiyona kigahinduka cyane ku bijyanye na kote iri disciplinaire ibijyanye no kuba nyine waba umuntu nyine abantu bagiriye icyizere uri responsable kumutoza ku bakinnyi ntabwo ari umutoza gusa baba bakwiye kugufata nk'umubyeyi umuroro modo mu grand frère so arabyemera bizeza ko nta skandale nimwe bazongera kumwumvaho barabyumvikana ariko azamo n'amaklose bamubwira ko mwenderere mu bijyanye na discipline batazatorera kuko urumva ni ikibazo gisanzwe kizwe
mu minsi yashize ibyo bijyanye no kubura mu buryo butumvikanweho, akenshi burya kubura ni ugusohoka kujya kuryoshya, byagiye biba kenshi, ubuyobozi bukabona report bukabyihanganira, bakamuha warning iri verbale kumuganiriza. Ariko ushinzwe imigendekere myiza ya ekipe burya ni team manager, niwe ugomba kubazi ko imyitozo yakozwe, umutoza yari ahari, yitwa Juma, abakinnyi batakererewe, nta mukinnyi uje mu myitozo afite hangover, yewe n'umutoza aje mu myitozo afite etat de santé iri ku murongo, adafite hangover, atananiwe nyine, agomba kubiripotinga, nizo niko kazi reporting. Yego, uko kubiripotinga Seninga yifashe nkaho ari ukumurega, donc nkaho muri groupe ye n'abakinnyi bumvikana ku byo bakora, ushobora gufata imyitozo bakayimura kubera ko babyinnye baryoheje. Hari team manager ugomba kuripotinga ibintu bitagenze neza, uko bakona na Seninga kaza kubibaza umutoza team manager, umve komfora aho yavuye, akamufata nk'umugambanyi. Donc muri groupe dufitemo team manager ujya kutugambanira ku buyobozi. Ayo ni amakuru ya nyayo y'imvaho, izo ni zandanye. Cyo nicyo kibazo ngo baraskwanye, ngo baratukana. Juma aravuga ngo njyewe ndi team manager, ko imyitozo yabereye ku gihe, ko mwaje muri tayari mumeze neza ko imyitozo n'akazi kanjye niko nshinzwe. So kuba natanga raporo ku buyobozi n'akazi kanjye mu nshingano, nzira gukora akazi kanjye neza. Uko gutongana rero n'amagambo n'ibitutsi ngo biteye ubwoba byinshi, nibwo team manager kuri occasion ebyiri yabirakariyemo, bararakaranya bikomeye cyane, ngo bafatana no mashati, baranigana. Aho byari kuwa mbere, aho ni kuwa mbere, byari bari ku inshuro ya kabiri, bwa mbere ntibyavuzwe, ariko kuwa mbere noneho baraniganye pe, abakinnyi bareba itayu ku tayu, ishingu ku ishingu, barabakiza. Muri uko kubakiza rero barabakijije, icyo gihe abayobozi ba Etincelle ntabwo batekerezaga ko bari mu mwirukane burundu, ko baravuga ngo dufite sezi igiye kurangira, ari mu mwanya mwiza wo kutugumisha mu cyiciro cya mbere, birashoboka, ntabwo turi umwirukane, twamuganiriza, twamuhagarika umukino umwe, ariko arakomeza dutoza. Byaje no guhumira ku mirari kwa gatatu Seninga yafashe ibintu bye, barimo gutegura match, aragenda ewol, nta muntu n'umwe ubizi, incomunicado niko bavuga mu Cyesipanyol. Aragenda rwose incomunicado arabura. Nuvuga ngo yagiye harangiye inama n'abayobozi. Yego, wari amaze kuba inama, ariko yaganaga n'ibyo bintu babiganiriyeho. Urumva umuntu nyene niyo mbaza amakuru muri Etincelle, umwe mu bantu rwose b'indani, urumva arambwira ati inama yarabaye, ansaba n'imbabazi. Urumva asaba n'imbabazi, asaba abayobozi imbabazi, nabo ba team manager bose n'abantu muri Etincelle benshi n'abamambre, atasaba imbabazi imbere yabo. Ati ibyo ngibyo birangiye, ati asigara, urumva yifatira akantu gake gake, rumva inama yari irangiye, kamanyinyamo polepole, arangije afata ibikoresho bye arataha, ntawabwiye, nta ruhushya, nta kintu na kimwe. Seninga ejo yarikinze, ejo yashyize hanze amacati, yayohereje abanyamakuru benshi kugarukaho, arimo aragaragaza ko yagiye asaba uruhushya, asobanura ikibazo ko byagiye bigenda byose, ariko ntababuze, kandi mu rugo iwanjye hari ibibazo, nta hamwe hagaragara abayobozi bamusubiza kuri WhatsApp. So ukibaza, ese kwari gutanga abagabo ziriya chats, ese baramusubije barabisiba, ese byagenze gute? Iyo wenda ni verisiyo ya Seninga ikenewe. Seninga ni umuntu ukoresha imbuga nkoranyambaga, ahari azanyuraho ajye kuvuga, kuko biragoye ku mutoza udafite ekipe, biragoye ko yabona okazi yo kuvuga, kuko ntabwo nyine ajya muri ariko shatse no kuvuga, yanavuga abantu bakumva n'uruhande rwe, umutoza ari professionnel. Icyo yavuze yakije muri zandani, kuko urumva ntekereza ko yari gutumiza nka press conference, aho kurekura gufata chats za WhatsApp, screenshot za WhatsApp, burya ntabwo ari ikintu kiri live umuntu yakoresha, kandi umuntu ntabwo nabisoma, ntabwo nabikoresha nka source. Chat za WhatsApp, come on, wabwirwa n'iki se niba ari we cyangwa niba ari byo. Seninga ni umuntu ukwiye nayo kuvuga bya nyabyo, akavuga ikibazo gihari. Nuko izo zandani mutanze
ni nabyo perezida yavugaga muri interview. Ayo ni amakuru y'imvaho vraiment. Avuga ati hari raporo nyinshi twahawe y'ibitagenda turaza kwicara nka komite dufate umwanzuro ukwiye. Icyo bakoze ni ukumuhagarika by'agateganyo. Igihari kuri Seninga Innocent nta muntu n'umwe ushidikanya ku bushobozi bwo gutoza cyane pe, nta ushidikanya kuri CV ya Seninga. Na Etincelle nayo ubwayo iramwubahira ko yayikuye muri zone ya relegation aho yayisanze, kuko rega no kumugarura nuko bafite ibyo bashingiraho, kuko si ubwa mbere yaraje, si ubwa mbere yaratoje Etincelle. Seninga Innocent ngira ngo ibibazo agenda ahura nabyo ibyinshi niwo byitera. Cyane cyane nyine urumva hari nk'ibibazo bidakwiriye muri 2025 umutoza ushwana na team manager, kujya guhora umuntu kwenda ko gutanga amakuru kandi ari akazi ke, wowe wagakwiriye kubyirinda cyane ko n'ibyo bintu twabikomejeho amakipe yose yanyuzemo mu Rwanda. Ikibazo cyari kimwe. Reka nguhe nk'urugero rw'ibintu biba muri ekipe ya Seninga, biba ahantu hose anyura. Sinzi no muri Djibouti bitarabaye. Seninga n'umuntu kugira ngo abakinnyi batabifata, kumva mutoza abari mu rugomba gutanga urugero mu bakinnyi, ni ugomba gukondana abakinnyi ababuze wenda bare basinze, ni ugomba kubahana no kubakondana kugira ngo rero bitaza mu mwuka mubi. Iyo asohotse agiye kurya ubuzima ntajya agenda wenyine, yemerera abakinnyi gusohoka, bamwe mu nshuti ze z'abakinnyi bakajyana kugira ngo hatame ikibazo cyo kuvuga ngo barandeze byagenze gutya. Seninga n'umuntu niyo myitozo iba saa 3 za mu gitondo cyangwa saa 2, ashobora gufata imyitozo akavuga ngo turakora nimugoroba gusa, mu gitondo ntidukora, biturutse kuri hangover. Biturutse kuri hangover. Ubwo n'urugero rw'ahantu hose yanyuze no mu Rwanda byagiye biba. So icyo kintu kwizigira, team manager aramutse adatanze amakuru kuri icyo kintu, ntabwo bakwiye kwitwa team manager. nta kintu yaba manager kuko iyo mibereho yaba umufatanya cyaha, iyo mibereho nka club ntabwo ishoboka. Nta club yakwihanganira ko muri iyo mibereho byabaye muri za Sunrise, byabaye muri Musanze FC, no biba no muri Covid, muri guma mu rugo abakinnyi ba Musanze FC baga muri camp, aba ahantu hamwe kuko bije kugaragara. Polisi yamufashe yabashize muri boot, muri boot abakinnyi yafungiranye basohokanye. That was unbelievable. Kuba ikintu cyabaga muri 2020 rero kikiba muri 2025 ukanakizira muri 2025, tekereza ko ibyo gusobanura kuri iyo ngingo kwizigi usanga usigaranye biki. Bikunda kugorana kubera ko deja waramaze kwiyambika nyine iyo sura kandi bitari bikwiye. Gusa Seninga n'umuntu w'umugabo ufite kariyeri nziza mu gutoza, akwiriye kubikoraho. Ubwo Etincelle nayo iraza kujajinga, hamenyekana niba yongera kugarurwa mu kazi cyangwa niba hagarikwa imikino 5 bakarangizanya amasezerano. Ntabwo biragoye iyo adafoka mu mwiherero baramuhaye. Uribuka ejo ndimo ndatanga amakuru kwizigira, mbabwira ko batamuhagaritse burundu. Yari maze kuvugana n'abayobozi ba Etincelle, baravugaga ngo ikintu cyo gusohoka guteka ipiyo kitaba, bikaba nayo makimbirane gusa. Yego, twashobora kumuhagarika umukino umwe kuko ntabwo hakora amakosa ngo ntuyaryozwe. Yego, utangiye gutuma groupe igaragara nk'idahanwa nyine, kuvuga gutanga libertinage, ariko bari bafite gahunda yuko agomba komeza gutoza imyitozo, donc imikino yose isigaye. Ariko ikintu cyo gutakazi ubwo ashobora kuba yagataye rega burundu, ashobora kuba yagataye burundu. Ikibaho rero ni ukumureka agata burundu. Adahari ekipe yatsinze ibitego 3-0 batsinda Musanze FC, batsinze n'imikino nk'ibiri, nekereza ko cyangwa se bagatsindwa akanganya undi, bashobora konfirma saison yabo ko baguma muri division ya mbere. So nekereza ko rero nta byinshi byo kwirukaho bisigaye muri Etincelle. Ubwo Seninga nuko ejo bundi ngiye tuganira nyuma ya match ya Rayon, yambwiye ko Peters yafite ibyo avugwaho muri league atabyicuza, yewe n'ibyo afite mu ruhare, avuga ko nabo ekipe mu akazi hano mu Rwanda yambwiye ko nimbura akazi hano mu Rwanda, amakipe hano mu Rwanda kuko wenda batanyizera abona ntavugwaho rumwe, nzajya gukorera hanze nta kibazo, amakipe azanyifuza ni menshi. So ubwo rero urumva we n'uwo mujyi arimo gutwaramo ibintu n'uburenganzira bwe. Reka turi